tugiye kuganira kuntu wabana n'Imana uri mu kigeragezo. Wabana n'Imana gute uri mu kigeragezo? Ese wasenga gute uri mu kigeragezo? Kubera ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aca mu kigeragezo agahita yivumbura ku mwami Yesu, ariko Yesu ntawe umwivumburaho bene da. Yesu nta muntu ujya umwivumburaho. Yesu ashobora byose. Yesu aratabara. Yesu araturwanirira. Mana ishimwe. Wabana gute n'Imana uri mu kigeragezo? Mbese wasenga gute uri mu kigeragezo kugira ngo ujye usohoke mu mahoro? Mbese wabana n'abantu gute uri mu kigeragezo? Wakwitwara ku bantu gute? Kigeragezo rimwe na rimwe gishobora kugiterwa n'Uwiteka. Imana ishobora kugucisha ku ishuri y'ikigeragezo, kagucisha ku ishuri ukaricamo. Kigeragezo ushobora kugiterwa n'abantu. Umuntu ashobora kukugerageza, umuntu mubana yakugerageza, uwo mukorana yakugerageza, imiryango yakugerageza, ababyeyi bakugerageza. Ariko se twabinyuramo gute bene da? Imana idufashe cyane. Imana turwanirire kandi turengere. Imana tubere maso. Imana iduhe Mwuka Wera. Mwuka Wera iyo ufite uri mu kigeragezo, Mwuka Wera kugira inama. Mwuka Wera kugira inama y'ukuntu ukwiye kwihangana, akakwihanganisha, mukabana mu kigeragezo, mukagendana mu rugamba urwo ngurwo rutoroshye, kuko ntabwo ruba rworoshye. Arakubundikiza amababa ye, arakuneshereza, arakuganiriza, araguhumuriza. Iyo uriza araguhoza, iyo wambaye ubusa arakwambika, iyo ushonje arakugaburira, iyo ucecetse aguha icyo kuvuga. Mana ishimwe. Aho guceceka hari ngombwa akakubwira ati ceceka, aho kutagenda atakwiriye kugendwa akakubwira ati wihanyura. Mana tugire neza. Abo utagakwiriye kuvugana akakubwira ati bihorere, kubera Mwuka Wera. Dukeneye Mwuka Wera. Abantu b'iyi minsi nibagisaba Mwuka Wera. Abantu bo muri iki gihe ntabwo bagikeneye Mwuka Wera ko yabayobora. Abantu bo muri iyi minsi ni ukuri Mwuka Wera ntabwo bacyumva yatura muri bo, kandi Mwuka Wera ni umufasha. Mwuka Wera ni umujyanama. Mwuka Wera ni utumenyesha amakuru y'ijuru. Mwuka Wera ni utumenyesha ibyenda kutubaho. Mwuka Wera ni utumenyesha ibyo turi kunyuramo muri iyi minsi. Mana ishimwe. Kadusome ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora. Twige gusenga turi mu kigeragezo. Mbese wabana n'Imana gute uri mu kigeragezo? Mbese wabana n'abantu gute uri mu kigeragezo? Ese isengesho wasenga uri mu kigeragezo ni irihe? Wabana n'Imana gute? Waganiriza abantu gute? Wagenda uri mu kigeragezo? Wakihangana gute uri mu kigeragezo? Imana ishimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana tujye gusanga muri Yobu 21:4. Imana tugire neza twumva icyo Imana itubwira. Imana tugire neza cyane. Imana indinde nawe kurinde. Imana turwanire kandi twiteho, tubere maso ku rugamba. Dore ibihe birakomeye, ibigeragezo byo ni byinshi, tugendana nabyo. Harimo n'ababigira batazi ko babifite disi, ariko Imana idutabare mu izina rya Yesu. Imana twishuriye kugira ngo tuyimenye, kandi Imana iduhe Mwuka Wera. Ime Mwuka Wera nawe imuguye mu izina rya Yesu. Kadusome mu izina rya Yesu. Yobu 21:4 twumva icyo Imana itubwira. Imana ishimwe cyane. Handitswe ngo, mbese umuntu niwe ntakira, icyatuma nareka kwihangana ni iki? Ndasubiramo. Mbese umuntu niwe ntakira, icyatuma nareka kwihangana ni iki? Imana ishimwe cyane. Imana tugire neza cyane. Imana turwanirire. Birashoboka ko wacaga mu kigeragezo ugatakira abantu. Birashoboka ko wacaga mu kigeragezo ugatakira ngenera isoni. Ariko Imana, ijambo ry'Imana riri tubwira ngo mbese umuntu niwe ntakira, cyangwa icyatuma ndeka kwihangana ni iki? Ni iki uzi kuri guhanga amaso kuwiteka? Ni iki? Ca mu kigeragezo cyawe neza. Muririmbye yararirimbye ngo burya nta kigeragezo kitagira iherezo. Icyo witwayemo neza kigusiga uhagaze. Uratukwa, ukangwa, ugacibwaho, bakaguca mu muryango, ukambara ubusa, ugasonza, abantu bakakwanga, abantu bakakuvuga, abantu bakaguha akato. Ariko se icyatuma utihangana ni iki? Icyatuma utihangana ni iki? Waramenye Yesu. Icyatuma utihangana uzi Imana ni iki? Icyatuma udatumbira umwami ni iki? Icyatuma udatumbira ku musaraba ni iki? Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Kristo, azagutabara, azakuneshereza, azakuyobora muri icyo kigeragezo uri gucamo, muri izo ntambara uri gucamo, muri urwo rugamba uri gucamo, muri ako gahinda uri gucamo, muri uko kweba uri gucamo, muri uko gusonza uri gucamo, muri uko kwangwa n'abantu uri gucamo. Imana izakugirira neza. Imana izagutabara. Imana ishimwe cyane.
Imana itugirire neza. Nta kigeragezo kitagira iherezo, nta shuri ritarangira, umuntu ariga akarangira, nta gihe kitarangira. Imvura irahinda ikagwa ariko ikongera igahita. Imana itugirire neza. Nta joro ridaca, ijoro rirabudika, igicu kirabudika ariko kikongera kikeyuruka. Birashoboka ko hari igicu cyabudika kuri wowe, ariko mbese niki cyatuma udatakira umwami? Niki cyatuma udatumbira amaso kuri Kristo? Niki cyatuma ushaka gutumbira amaso ku bantu? Niki cyatuma udahanga amaso ku mwami Yesu kandi yiteguye kukugirira neza? Witakira abantu. Niki cyatuma utihangana kandi uzi Imana? Niki cyatuma udatumbira amaso ku musaraba wa Yesu kandi yiteguye kugutabara? Uraca mu kigeragezo, ukicira inzira, uri guca mu kigeragezo cy'ubukene, ugashaka kwicira inzira, ukavuga ati Imana, n'ubundi ibi ngibi ndabona nta nzira nabinyuzamo, reka nshaka izanjye nzira ziri shortcut zoroshye, ndebe ko nabona igisubizo vuba. Ariko tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Iminsi umaze kuri iyi si wishimira Imana, ibuka ibyahise Uwiteka yakurinze, bigutere gushimira Imana kuko ukiriho. Ibuka ibyahise, ibuka uko wari umeze kera, ibuka uko umeze ubu ngubu, ntabwo bimeze kimwe. Imana yarakurinze, Imana yabanye nawe, Imana yarakwigaragaje, yabanye nawe ku rugamba bikomeye, yarakurinze. Imana yari ifite umugambi mwiza kuva ukivuka kugeza iyi saha. Mbese niki cyatuma udatumbira Kristo? Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Imana iturwanire yo kabyara. Niki cyatuma tudatumbira umwami wacu Yesu Kristo? Niki cyatuma tutamuhanga amaso? Imana ishimwe. Tujye kongera dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yeremiya 15:15. Imana isezeranira Yeremiya kumurinda. Iki gitondo nawe Imana igusezeranire. Iki gitondo nawe uhinduke Yeremiya muri iki gitondo. Iki gitondo uhinduke Yeremiya, Imana ikurinde. Iki gitondo uhinduke Yeremiya, Imana igutambutse mu kigeragezo, kandi umenye ko witwara mu kigeragezo. Ibigeragezo ni byinshi, umenye ko byitwaramo. Imana itugirire neza. 15:15 handitse ngo, ayi Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya. Kubwo kwihangana kwawe ntunkureho, umenye yuko mbabajwe, ngatukwa ku bwawe. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Imana Nyiringabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndasubiramo. Hano ngiye handitswe ngo, ayi Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya. Kubwo kwihangana kwawe ntunkureho, umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Imana iturwanirire. Iki gitondo Imana iguhorere. Iki gitondo Imana iguhorere muri kino gitondo, kubera ko urenganywa kubera Kristo. Birashoboka ko hari ikigeragezo ushobora kunyuramo cyatuma urenganywa kubera Imana, kubera ko wamenye Imana. Ariko iki gitondo ugira icyifuzo cyo kubwira Imana ati, Imana umporere. Imana iguhorere yo kabyara, imporere nanjye imporere. Muri ijambo ry'Imana twe tumaze gusoma riratubwiye ngo dutumbire amaso kuri Kristo, ngo dutumbire amaso ku Mana, kuko gutabarwa kwacu kuri ku mwami wacu Yesu Kristo. Nkunda kubwira umuntu uti, Imana igusezeranya ibintu ukabigusezeranyiriza ku musaraba, kandi warangiza yamara kubigusezeranya ukagenda ugatarara, ukava mu by'Imana ukava mu byizerwa, ariko Imana izagutabara igusanze ku musaraba we yaguhereye ibyo yagusezeranyije. Imana itugirire neza cyane. Imana iduhorere muri kino gitondo. Ayi takira Imana, ayi ubwira Imana ati, Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke. Imana ikwibuka muri kino gitondo, Imana ikwibuka ku mugoroba, Imana ikwibuka saa sita, Imana ikwibuka nijoro, Imana ikurwanirire. uzi amasaha ugejeje, ariko ntabwo uzi ngo saa 2, saa 4, saa 3 biraza kuba bimeze bite, ntabwo ubizi. Ariko Imana iguhorere. Birashoboka ko Imana yakurutse ubutabazi ku isaha y'isaa 2, birashoboka ko Imana yakitamura, Imana ikagukura mu ishuri gucamo,
ikagukura mu ntambaro uri gucamo. Imana itugirire neza. Ariko disi ikigeragezo uzagishoboza kubana n'Imana, gutumbira Kristo, kuko Yesu ari we gisubizo. Wowe tumbira Imana, wowe tumbira Kristo, wowe tumbira umusaraba wa Yesu. Muririmbye yararirimbye ngo nzirata umusaraba wa Yesu, nkarongera aravuga ngo umusaraba niwo bendera ryacu twega abakijijwe. Imana itugirire neza. Wowe tumbira Imana, hanga amaso kuri Kristo, ureke guhanga amaso ku bantu. Ijambo rya bitubwiye neza ati dutumbira Imana, dutumbire umusaraba wa Yesu, kuko gutabarwa kwawe kuri Kristo Yesu. Imana itugirire neza yacu. Imana turwanirire, Imana twimane mu izina rya Yesu. Imana duhe guca mu ishuri rirangire. Imana tubere ku rugamba. Mbese twasenga gute turi mu kigeragezo? Mbese tuzabana n'Imana gute turi mu kigeragezo? Mbese tuzafatwa gute mu masosiyete turi mu kigeragezo? Tuzitwara ute kugira ngo abantu batatunyuzamo ijisho, kugira ngo abantu batatubona mu ishuri turi gucamo? Imana ishimwe cyane. Ariko inama nakugira, shaka Mwuka Wera. Mwuka Wera azakuyobora, Mwuka Wera azakwigisha uko ukwiriye kubana n'abo bantu. Mwuka Wera niwe uzakubera umujyanama, Mwuka Wera niwe uzakumenyesha ibiri imbere ku buzima bwawe. Mwuka Wera azagufasha guca muri iryo shuri. Mwuka Wera ntabwo azaguta, Imana ntabwo izagusiga, Imana ntabwo izaguhana. Yewe mutunzi w'imbabazi, se w'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo azakureka kubwo umugambi mwiza gufiteho. Iryo shuri zaricamo ariko zarisozamo amahoro. Hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye, uko tuzasa ni kurahishurwa. Ni nacyo gituma ab'isi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uko uzasa ntabwo kurahishurwa. Birashoboka ko iryo shuri waricamo ariko Kristo atarahishura uko uzasa. Yesu niwe ugufiteho umugambi. Yesu niwe uzi uko uzasa ejo. Yesu niwe uzi ko urasa saa yine. Yesu niwe ugufiteho umugambi mwiza. Uko tuzasa ni kurahishurwa. Ariko umuririmbyi yararirimbye ngo hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Hari igihe kimwe Imana izatwitamururira. Hari igihe kimwe tuzabona gukomera kw'Imana. Hari igihe kimwe tuzakira imbaraga zidasanzwe. Hari igihe kimwe ishuri tuzarisohokamo amahoro. Hari igihe kimwe abantu bazibaza nimba ari twebwe. Hari igihe kimwe baduciriye bazatugarukira. Hari igihe kimwe batwanze bazadukunda. Hari igihe kimwe batwimye ijambo bazariduha tugahabwa ijambo. Ko tuzasa ni kurahishurwa. Kuzasa ni kurahishurwa. Uko Yesu azakugenza ntabwo birahishurwa, ariko hari igihe kimwe bizasobanuka. Hari igihe kimwe uzahindurirwa izina. Birashoboka ko wiswe Ntuza, ariko hari igihe kimwe uzitwa papa. Hari igihe kimwe uzitwa bosi. Hari igihe kimwe uzahindurirwa izina. Hari igihe kimwe gutabarwa kuzaboneka. Hari igihe kimwe uzakira ubutabazi. Hari igihe kimwe uzakira uburinzi. Hari igihe kimwe uzakira imbaraga. Hari igihe kimwe uzahabwa ijambo. Hari igihe kimwe uzajya ujya ahantu bagahaguruka ukicara. Imana ishimwe. Ko tuzasa ni kurahishurwa. Ni nacyo gituma ab'isi batatuzi baratwitiranya. Wowe ibanga nakubwira, senga Imana kuko abantu baracyatwitiranya kuko batazi ibiturimo. Baracyatwitiranya kuko batazi icyo Uwiteka yadusizemo. Ibyo Uwiteka yadusizemo azabirinda paka bisohoye, azabirinda paka bigeze ku musozo. Imana ishimwe. Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe, karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Zakurindana n'icyo yakubwiye. Icyo yakubwiye azakirindira muri wowe, azakirinda paka gisohoye. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana itugirire neza. Twishimiye kumenya ko Yesu atuza amazina. Tugiye gusenga Imana. Tumbira Yesu niwe gisubizo. Ishuri uri gucamo sindizi, ariko Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu azakurwanirira. Yesu ntabwo azagusiga. Yesu ntazaguhana. Yesu ntabwo yareka kukumvira. Yesu uzamutabaza, azakumvira ku munsi w'amakuba yawe. Saba Mwuka Wera kuyobore. Abantu bakunda guca mu ishuri ntibabashe kumenya uko bakitwara mu ishuri, kandi amashuri ni menshi, kandi ishuri nta muntu umenya ubwenge atarize. Imana itugirire neza. Imana twagure mu buryo bw'umwuka kandi turwanirire. Yesu ashimwe bene data. Imana yongere itwigishe
twigisha uko dukwiriye kubana n'abantu mu bigeragezo, twigisha uko dukwiriye gusenga mu kigeragezo. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu, tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Mbese wasenga gute uri mu kigeragezo? Mbese ni irihe sengesho wasenga uri mu kigeragezo? Ariko ndagira ngo nkubwira ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Mu isengesho usenga tumbira Yesu. Bwira Yesu uti Yesu ndagutumbiriye. Bwira Yesu uti Yesu nguhanze amaso. Bwira Yesu uti Yesu niwe nakurikiye. Bwira Yesu uti Yesu niwe namenye. Kandi nzi neza ko kukumenya nta gihombo kirimo. Kandi nzi neza ko kukwizera bitankoza isoni. Mana ishimwe. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Mana tugirire neza. Mana turagushimiye. Tugushimiye mu izina ryawe rikomeye ry'ubutware n'ubushobozi. Uri data wa twese mwiza. Nuko uri Mana ujye uturinda intege mbi zose z'umwanzi. Nuko ujye uturwanirira mu gicuku tukabona ineza yawe. Ujye butwiriraho turi mu bigerageza ariko tukabona umucyo. Umuririmbyi yararirimbye nk'uko tuzasa ni kurahishurwa, ngo ni nacyo gituma ab'isi batatuzi turasuzugurwa. Abantu baradutoteza kubera ko batazi ibitwihishemo. Abantu baratwanga kubera ko batazi ibyo badusizemo. Abantu batwima ijambo kubera ko batazi ko waduhaye ijambo. Ariko Mwami tugirire neza, uko tuzasa ni kurahishurwa. Hari igihe kimwe uzasobanura Mwami ibiturimo. Hari igihe kimwe uzasohoza ibyo wadusizemo. Hari igihe kimwe aho twimira ijambo tuzaribona. Hari igihe kimwe abantu batwangiye bazadukundira. Hari igihe kimwe abantu banze ko twicara tuzicara. Hari igihe kimwe aho twambara ubusa tuzambara. Hari igihe kimwe aho twatukiwe Mwami tuzahozwa. Hari igihe kimwe aho twaririye Yesu tuzahorezwa amarira. Mwami hari igihe kimwe ishuri rizarangira. Hari igihe kimwe amakuba azarangira. Hari igihe kimwe kwiganyira bizarangira. Hari igihe kimwe kuboroga bizarangira. Hari igihe kimwe umubabaro uzarangira. Hari igihe kimwe ibyo turi kunyuramo bizarangira. Yesu we ushimwe Mana. Yesu ayiwe. Yesu hari igihe bizarangira. Hari igihe amakuba n'ibigeragezo bizarangira. Nubwo amakuba ari menshi muri uru rugendo, nubwo intambara n'ibigeragezo muri uru rugendo ari byinshi, nubwo ishuri ari ryinshi rikomeje, ariko hari igihe bizarangira. Nubwo abantu bari kwiheba, hari igihe kimwe bizarangira. Yesu we Mana hari igihe bizarangira Yesu. Hari igihe kimwe bizarangira Mukiza. Hari igihe kizarangira tukabana nawe mu ijuru. Hari igihe bizarangira tukakira ineza yawe. Hari igihe bizarangira Mwami tukemerwa aho twanzwe. Hari igihe bizarangira Yesu. Mana umaze kutubwira ngo tugutumbire kuko ari wowe igisubizo Yesu. Tuguhanze amaso. Tuguhanze amaso. Tuguhanze amaso Papa. Tuguhanze amaso. Yesu tuguhanze amaso. Tuguhanze amaso mu buzima bwacu. Tuguhanze amaso mu mibereho yacu. Abantu baye baguhanze amaso. Mwami we aho twari turambiye tuguhanze amaso. Mu izina rya Yesu maze kutubwira ngo uko tuzasa ni kurahishurwa. Ngo kandi hari igihe kimwe bizasobanuka byose. Hari igihe Uwiteka Imana ibyo turi kunyuramo bizarangira. Kuko ari iby'igihe gitoya kandi turakomeye turashikamye. Ntabwo tuzicuza kugukurikira Mwami kuko dufite impamvu zibifatika. Mwami wanjye Yesu, Mwami wanjye Yesu, tugirire neza kandi utubere maso Mwami. Uduhe kunesha nk'uko wanesheje. Urengera abantu bawe. Twigishe. Uduhe Mwuka Wera. Mwuka Wera mu byo ducamo. Mwuka Wera azatugira inama kandi Mwuka Wera azadushoboza. Ngaho bana n'abantu ba Yesu. Tugirire neza Gitare kuko uri Umwami mwiza kandi kuko usumba byose. Kandi utuyobore muri ibi bihe. Turinde Mwami utwiteho. Duhe guca mu ishuri rirangira kandi uzasobanure Mwami urugamba abantu bawe bacamo. Uzarusohoza amahoro kuko uri Umwami mwiza. Urakoze Yesu. Amen. Ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana yumve gusenga kwacu. Dushake Mwuka Wera. Muririmbyi araririmba ngo ko tuzasa ni kurahishurwa.
ariko hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twemye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ibyo uri gucamo bizasobanuka, hari ibyo ndi gucamo bizasobanuka. Imana ikongera ikaduha ijambo aho twaryimye se cyangwa twaryambuwe. Imana ishimwe cyane. Dushaka Imana, dushake Mwuka Wera, twishimiye kumenya yuko waje urukundo rw'Imana. Imana idukunda, Imana ni nziza, Imana itugirira neza, kandi Imana ihora iduhojejeho amaso. Ni papa wacu n'umubyeyi wacu mwiza, kandi Imana ni nziza n'ukuri. Imana ni izaguha amahoro uri mu ishuri ry'ikigeragezo, Imana ni izatuma utuza bigakunda. Imana ishimwe cyane. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana kandi Imana ibane namwe, kandi Imana yumva gusenga kwanyu, ibumvire ku munsi w'amakuba wanyu n'ibyago, kandi Imana buri wese mugaragarize ikimenyetso cy'ibyiza kuri uyu munsi wa none. Imana ihaze kwifuza kwacu, kandi Imana itugirire neza yo kabyara, iduhe bidasanzwe, iduhe kwisenga tuyizi, ikwimenyekanisheho wowe utarayimenya, kugira ngo Uwiteka umukorere umuzi ntushidikanye, kugira ngo Imana ikuyobore inzira ukwiriye kunyuramo. Dore inzira ni ebyiri, hari inzira ifunganye n'iyagutse. Imana ikwimenyekanisha kugira ngo ubashe kugira ute kumenya inzira ukwiriye kugenderamo mu gihe gisa nk'iki ngiki, mu bihe biruhije kandi bigoranye. Imana itugirire neza, ndabakunda cyane. Amen.